iyi serivisi nyikorera ahantu hatandukanye. Muri Amerika aho waba uri hose muri Amerika nagufasha kuba wagura inzu, ndetse uretse no gufasha kuba wagura inzu, hari amasiteti amwe namwe fasha abantu mu bijyanye n'inguzanyo, nkagufasha nk'umurenda. Ibyo rero mbikora hano muri Amerika, ariko nkabikora no muri Afurika. Muri Afurika mfite iyo timu nini, ndetse y'abubatsi bakomeye, abenjeniyeri bakomeye. Niba ushaka kubaka hoteli ya nivo 10, dufite timu nini kandi bishoboye, ifite experience izakubakira iyo hoteli. Hari abantu bamaze igihe kirekire, bamaze imyaka myinshi bibaza eske ni gute twakubaka iwacu muri Afurika twaturutse, ni gute twahakorera ibikorwa remezo bizadufasha. Ugasanga abantu bafite impungenge, hakaba n'abandi babikora ariko bakabiba, bakabobura ibintu barimo bashaka gukora. Ariko impungenge ashaka kwamara nuko bafite timu bakorana iri muri Afurika, wifuza kuba wagira ibikorwa remezo muri Afurika babigukorera neza kandi biri ku murongo uko ubyifuza. Niba ushaka kubaka inzu yo guturamo, dushobora kubigufasha, ukatwishyura hano muri Amerika, tukakubakira muri Afurika. Ibyo ni serivisi dutanga cyane, kandi tukayitanga mu buryo bwa kinyamwuga. Nimero yanjye ni 502 9 9 9 012 cyangwa se mu Cyongereza 502 999 0120. Murakoze cyane. Nimero nizo nkuko yabivuze, yabahaye icerekezo uburyo mwamubona cyangwa se uburyo mwamuvugisha kugira ngo abafashe. Reka dutangiye tubaheza ikaze inshuti za MUZIGE TV. Uyu munsi twatembereye, twagize amahirwe yo gusura uyu mupapa muri kubona hano kuri screen zanyu. Tumusanze mu kazi, yadukinguriye, yaduhaye ikaze kugira ngo tuganire nawe. Ibibazo mwaduhaye kugira ngo tubabarize kubijanye no kuba wabona ikibanza muri Amerika, kuba wakwiteza imbere muri Amerika, izo byose uyu muntu muri kubona hano ni umuntu munini cyane, kuko namwe mubibona araza kubasigurira byinshi kandi abamare impungenge mwari mufite kugira ngo namwe mwe mwakwiteza imbere. Reka tange tuguha ikaze. Murakoze cyane bwana Espoir. Amazina yawe tangira wibwira abantu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Niyonshima Jean Claude. Nkaba ntuye hano muri Louisville muri Kentucky, muri state ya Kentucky. Nkaba nkora ibintu bijyanye no kugurisha amazu, kugurisha no gufasha abantu kugura, ndetse nkakora na investment mu bijyanye na real estate. Ya urakoze cyane. Niyonshima yavukiye hehe? Niyonshima yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko aza gukurira mu Rwanda. Ubu ukaba uri muri Amerika? Ubu nkaba ndi muri Amerika, nkaba nshima Imana yuko yatumye tugera muri Amerika. Wow, byiza cyane. Niyonshima ashari ingaragu, arubatse, bimeze bite? Niyonshima arubatse, afite umugore umwe n'abana. Ndetse turashima Imana. Sandi cyane. Ikindi kibazo mbere ko dutangira, uvuga izihe ndimi? Uvuga indimi zingahe? Mvuga indimi zitandukanye cyane izo muri Afurika. Mvuga Ikinyarwanda, Igiswahili ndetse n'Igifaransa, akiyongeraho Icyongereza. Wow, ubwo rero nshuti zacu, ubwo icyo kibazo cya mbere murasubijwe kubijanye no kugura inzu muri Amerika cyangwa se kubafasha ko wabona ikibanza muri Amerika. Abenshi bafite ibyo bibazo no kugira ubwoba, eske niba ndibo dufasha, twabihera hehe, twabikora gute, ko tutazi imvugo, twabigenza gute? Urumva yuko umutumirwa wacu avuga izo mvugo zose zo ku isi yose, bivuze ngo impungenge mwari mufite izo tubaye tuzikuyeho zirarangiye. Oya, ntazo rwose. Ibyo ni ibisubizo byagiye biza. Urumva
abantu bagenda bahura n'ibibazo bitandukanye iyo bari kugura amazu. Urumva ni ibintu bishyashya, niyo waba umaze igihe kirekire utarabyize, uzi n'izo ndimi, ari igihe bikugora bitewe n'amaterme tekinike abakoreshwamo, kandi akaba ari ibintu bishyashya tutavukiyemo. Rero biroroha kuba wakorana n'umuntu mushobora kuvuga ururimi rumwe, mugakomyuniketinga ndetse mukajya n'inama. Twihuse, tugusanze mu kazi, uri mu mirimo, turabaza ibibazo bike kugira ngo ukomeze akazi wari urimo. Anyway, tunagushimiye ko wadukingura kugira ngo tuganire. Oya, mwakoze, ahubwo mwebwe mwatumye tugeza ikiganiro ku babakurikira kugira ngo nabo bumve ibyo dukora, ndetse babe banakorohererwa mu byo bakora cyangwa se kuri serivisi baba bakeneye. Yego. Ikibazo ca mbere, kuba umuntu yagura inzu muri Amerika, niki gisabwa, nizihe details ziba zikenewe, niki barequiring kugira ngo umuntu abyuze kuba yabona inzu? Iyo ushaka kugura inzu muri Amerika, hari ibintu by'ingenzi bagenderaho. Yego. Icya mbere ni ukuvuga, ngiye kuvuga ku muntu uri bugura inzu ariko afashe ideni. Yego. Ntabwo nirengagije yuko hari abantu bake cyane bashobora kuba banagura inzu bakoresheje kashe, batafashe ideni. Ariko burya bitewe n'uko abantu benshi bagura bafashe ideni, reka aba aribo tuvugaho. Icya mbere ni ukwemererwa iryo deni, ari nacyo gikomeye. Kugira ngo wemererwe iryo deni, ni uko ugomba kuba ufite akazi, kuko banki igomba kumekinga sure yuko ideni ugiye gufata ufite akazi uzajya ukora, wishure banki amafaranga yagutangiye ugura iyo nzu. Uvuze yuko kugira ngo dutangire step ya mbere ni ukubona ideni. Reka tuje en detail buri kantu kose gasaba kugira umuntu abone iryo deni. Urumva ni ikintu gikomeye cyane kuba wakomeza kubona ideni muri Amerika. Ese reka tugende detail kuri detail, ni gute wabona iryo deni duhereye aho ngaho? Uburyo wabona iryo deni, mbere na mbere urajya ku muntu witwa loan officer. Yego. Loan officer ni umuntu ufasha abantu kwaplika kugira ngo babone iryo deni. Aba ari umukozi wa banki, uzafasha iyo banki, uzafasha umuntu runaka niba unganye, ugufashe kwaplika kugira ngo ubone iryo deni. Yego. Ninjya kugufasha kwaplika, hari ibintu runaka banki igomba kugenderaho kugira ngo ikwapproving, iguhereze approval. Icya mbere ni ukuba ufite akazi. Akazi nibura ukamazeho imyaka 2 ugakora hano muri Amerika. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni akazi kamwe, utuzi dutandukanye, ariko imyaka 2 ukora muri Amerika. Okay. Nanababwira yuko hari programme bitewe n'ubuvugizi tugenda tugira. Burya abantu benshi hano muri Amerika bo baba barahavukiye. Hari programme zitaboneka bitewe nuko nta bantu, izo kese zitigeze ziboneka. Ariko hari ubuvugizi twagiye dukora, ubu ngubu basigaye bemera yuko mu gihe waba ufite amanota ahagije ya credit, ukaba umaze munsi y'imyaka 2 muri Amerika, basigaye baba bakwemerera inguzanyo yo kugura inzu. Ubwo n'ubuvugizi murumva nayo nandi makuru meza mutari muzi mumenye. Uyu ni engineer niyo nshima, afite byinshi yifuza kubasangiza. Urumva yuko icyo ni ikintu cya mbere ciza cyane abantu batari bazi, nabwo mwe kugira ubwoba. Iyo ni point ya mbere nziza kera tugezeho, cyangwa se igisubizo tugezeho. Komeza. Ari nacyo mbwira abantu, case yari yo yose waba ufite, tugane. Ushobora kuba warumvishe ngo ibi ntago byakwemera, ntago byakunda. Twebwe nk'abanyafrika dufite case zacu zihariye, cyangwa aba immigrant. Yego. Izo case ntago amabanki abazizi. Yego. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bashobora kukwima inguzanyo bitewe nuko ari bwo bwa mbere babona iyo case. Ariko iyo tuganye, twebwe tuba tuzi case zacu, kandi tukaba tuzi naho tugomba kuzibariza kugira ngo izo case zibe zabonerwa igisubizo, ukabona inguzanyo yo kugura inzu. Icya mbere twari tumaze kuvugaho nuko ugomba kuba ufite iki? Ugomba kuba ufite akazi. Income. Umaze imyaka 2 ukora muri Amerika. Umaze imyaka 2 muri Amerika ukora, ariko n'abari munsi y'imyaka 2 twababwiye yuko ubu ngubu bisigaye byarakunze
niba ufite ibindi byose niba ubyujuje ukabura icyo cyonyine twagufasha. Yego. Icya kabiri, ugomba kuba ufite amanota ya credit. Yego. Amanota ya credit ushobora kwibaza uti nangahe? Hejuru ya 320. Nuko amanota ya credit aba ari hagati ya 300 na 850. Iyo ufite hejuru ya 620 nibwo wemererwa inguzanyo kuri interest rate cyangwa se ku nyungu isanzwe. Ariko iyo uri hagati ya 580 na 620 nabwo uremererwa, ariko ku nyungu cyangwa interest rate isa nkaho iri hejuru ho gatoya. Yego. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, kuba uri muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Ushobora kuba uri umwenegihugu, ushobora kuba ufite green card, ushobora kuba uri n'impunzi yinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko itegereje yuko ibona ibyangombwa bya green card. Ibyo byose ni ibintu birebwaho. Ibyo byose iyo ubyujuje, ibyo nkubwiye iyo ubyujuje, uba wakwemererwa inguzanyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Murakoze cyane, ubasha kubisobanura neza. Ubwo abari bafite izo mpungenge be kugira impungenge kubera yuko ntawuhakana n'umuhakanira hari. Ntazo rwose. Kandi kindi umaze abantu impungenge kubabwira yuko ntibacike intege, babe bo bagana kugira ngo mubafashe kugira ngo nabo babe bakwiteza imbere. Iyo ni step ya mbere kugira ngo tubone inguzanyo. Umuntu amaze kubona inguzanyo niki gikurikiraho? Iyo umaze kubona inguzanyo, uraza ukatureba. Ushobora kutureba mbere kugira ngo tuguze na banke, kuko tuba tuzi banke nziza ishobora kuba yaguhesha inguzanyo nziza. Yego. Tukakorienta, wamara kubona gukorana na banke baba bamaze kukwemerera inguzanyo, baguhereza icyo bita pre-approval. Pre-approval ni nkaho ari ukuvuga ati wowe tukwemereye amafaranga angana gutya, asigaye tangira ushaka inzu. Iyo pre-approval urayinzanira cyangwa se loan officer wawe akayinyohereza, twarangiza tugatangira gushaka inzu itarengeje umubare bakubwiye muri pre-approval. Yego. Aho rero niho mfatira akazi, niho ntangira akazi kanjye ko gutangira kugushakira inzu. Tukira aho ngaho ku rugero bakwemereye ibihumbi 300 by'idolari. Eske ni ngombwa ko umuntu ayakoresha yose, cyangwa se ni ngombwa ko umuntu arenza, cyangwa se umuntu abonye munsi yayo ngayo byogenda guteho? Biterwa mbo. Iyo bakubwiye ngo bakwemereye ibihumbi 300, ntabwo wemerewe kurenza ibyo bihumbi 300. Maximum ni 300. Yego. Ubu ushobora kuba wafata inzu iri munsi yayo. Niyo wafatiye ya 200, 250, it's okay. Yego. Icyo bataba bashaka ni ukurenza ibihumbi 300, kubera ko baba babonye yuko income yawe yego ijyanye n'ibyo bihumbi 300. Ushobora kuba ufite famille nini. Yego. Mwinjiza amafaranga menshi. Ariko kubera ko abo muri famille yawe bandi batari kuri application, ntabwo income yabo bayibaze. Ubwo niyo mpamvu bavuze bati okay, wowe wenyine cyangwa se mwe babiri, wenda muri abantu 5 mukora mu nzu, bavuze bati mwe babiri kuko ari mwe muri kuri application mwemereye ibihumbi 300. Ubwo rero muragura inzu iyo ari yo yose itarengeje ibihumbi 300. Okay. Yego. Nyuma yaho ngaho umaze guhabwa pre-approval iturutse kuri banke, nibwo utangira gufasha abantu gushaka amazu. Icyo gihe nibwo ntangira kubafasha gushaka amazu. Ngewe ndi umu agent, wenda ku bantu batanzi, ndi umu agent cyangwa se realtor cyangwa se real estate agent. Ni umuntu uba warigiye ibintu byo gufasha abantu kugura amazu, akagira impamyabushobozi imwemerera kuba yabikora. Ubwo rero ngewe mfasha abantu kuba bagura amazu. Yego. Ubwo rero iyo tumaze kubona yuko banki yakwemereye inguzanyo, ngiye ntangira akazi kanjye ko kugushakira inzu ihwanye n'ibyifuzo ukeneye. Yego. Yego.
murakoze cyane. Ndumva izo bisobanuro birahagije. Ikindi kibazo nashaka kubaza kubijanye no kugura inzu, uduha ibisobanuro bihagije ku bantu bafite inzu, ni gute inzu zabo bazibyaza umusaruro? Abantu bafite inzu hari uburyo bwinshi bashobora kuba babyaza inzu zabo umusaruro, harimo nko kuzikodesha. Icyambere njyewe ndafasha n'abantu gukodesha, kenshi uretse no kuba nayifata nkayishira ku isoko kugira ngo abantu bose bibagaragarire yuko ukeneye gukodesha inzu yawe. Yego. Mba mfite n'abantu njyewe banyisangiye benshi, liste y'abantu benshi bavuga bati nutubonera inzu yo gukodesha uzambwire nzayikodesha. Yego. Rero iyo ushaka gukodesha inzu yawe mpita nguhuza na wa muntu akaza agakodesha inzu. Iyo ni serivisi nkora for free. Ntago nshaginga amafaranga, ntayo nzasaba umuntu uri gusaba gukodesha, nta nubwo nzasaba umuntu uri gukodesha inzu, kiretse wenda wambwiye uti inzu yawe nyimanagingi, aba ari njyewe uzajya ugushakira abatekinisiye bo kujya gukora niba habaye akantu, aba ari njyewe uzajya ukorekitinga renti, mbone kuyidepositinga kuri konti yawe. Icyo gihe haba hajemo ibyo bita property management. Ariko kuguhuza n'umuntu ushaka gukodesha, it's okay. Ni serivisi mpereza community mu rwego rwo kugira ngo community ikomeze itere imbere. Murakoze cyane. Iyi serivisi mutanga muyikorera hano muri Amerika gusa cyangwa se hari n'ahandi muyikorera? Iyi serivisi nyikorera ahantu hatandukanye. Muri Amerika aho waba uri hose muri Amerika nagufasha kuba wagura inzu, ndetse uretse no gufasha kuba wagura inzu, hari amasiteti amwe n'amwe fasha abantu mu bijyanye n'inguzanyo. Yego. Nkagufasha nk'umurenda. Yego. Ibyo rero mbikora hano muri Amerika, ariko nkabikora no muri Afurika. Yego. Muri Afurika mfite iyo timu nini, ndetse y'abubatsi bakomeye, abenjeniyeri bakomeye. Niba ushaka kubaka hoteli ya nivo 10, dufite timu nini kandi bishoboye, ifite experience izakubakira iyo hoteli. Niba ushaka kubaka inzu yawe yo guturamo muri Afurika, ndavuga cyane cyane mu Rwanda, n'ahandi turacyari kugireba uburyo twagerayo, ariko cyane cyane ndavuga mu Rwanda. Niba ushaka kubaka inzu yo guturamo, dushobora kubigufasha, ukatwishyura hano muri Amerika, tukakubakira muri Afurika. Ibyo ni serivisi dutanga cyane, kandi tukayitanga mu buryo bwa kinyamwuga. Wow, murakoze cyane. Hari abantu bamaze igihe kirekire, bamaze imyaka myinshi bibaza eske ni gute twakubaka iwacu muri Afurika twaturutse, ni gute twahakorera ibikorwa remezo bizadufasha. Ugasanga abantu bafite impungenge, hakaba n'abandi babikora ariko bakabiba, bakabobura ibintu barimo bashaka gukora. Ariko impungenge ashaka kwamara nuko bafite timu bakorana iri muri Afurika, wifuza kuba wagira ibikorwa remezo muri Afurika, babigukorera neza kandi biri ku murongo uko ubyifuza, bakabiguhereza uko ubyifuza, kandi ibyo wishakiye wowe ubwawe ko bagukorera bakabikora. Tukiri aho ngaho, ku bantu bifuza kuba bo kuganiriza, bagusanga he, bakubona gute? First of all, dufite ofisi ahantu hatandukanye. Yego. Dufite ofisi muri Ruvo, hano muri East. Yego. Ari n'aha ngaho dusanze. Yego. Dufite indi ofisi muri Shepherdsville. Yego. Ari umuntu ubona yuko byamworohera yuko duhura muri Shepherdsville, dufite ofisi. Dufite ofisi Lexington. Yego. Naho biroroshye yuko twahurira Lexington. Tukagira n'indi ofisi Shelbyville. Abantu batazi Shelbyville ni umujyi uri hagati ya Ruvo na Frankfurt. Yego. Aho hose ni ahantu dushobora guhurira, ndetse dushobora no kuguhereza serivisi bitarinze yuko udusanga muri ofisi. Dushobora kubahereza nimero. Yego, zaba byiza cyane ahubwo muyitange. Nimero 502 999 0120. Nimero yanjye rwose iri everywhere, kuko mba niteguye kuba nafasha abantu igihe cyose baba bankeneye.
niba umpamagaye wenda ntumbone nyandikira message umbwira uti nitwa runaka ndashaka serivisi iyi n'iyi cyangwa yuko tuganira ibi n'ibi unyandikire ndaza kuguhamagara isaha iyo ari yo yose. Sinzi nimba bo twemerera nimero twesubiramo gake gake twitonze kubera yuko hariho abantu bakirimo bashakisha amakaramu n'udukaratasi cyangwa se ahantu bakwandika. Twitonde tugende step by step kugira ngo nabo tubafashe kugira ngo babone nimero yawe. Nimero yanjye yego ni 502 9 9 9 yego 0 1 2 0 yego cyangwa se mu cyongereza 502 999 0120. Murakoze cyane. Nimero nizo nkuko yabivuze, yabahaye icerekezo uburyo mwamubona cyangwa se uburyo mwamuvugisha kugira ngo abafashe. Ikindi cyongeyeho, aka kazi ukora iminsi ngahe mu cyumweru? Nge rwose akazi narakihaye kuko nkora iminsi 7 kuri 7. Impamvu mbaje iki kibazo ni kubera yuko nkibarije abakunzi bacu badukurikiye, kubera yuko bazi yuko abantu biseteze mu mutwe yuko akazi ni Monday to Friday, kuwa mbere wese kwa gatanu gusa, ariko urumva yuko ukora iminsi iyo ari yo yose cyane rwose. Abandi ba agent dukorana batandukanye usanga hari igihe badashobora kubabona, ariko njyewe bitewe nuko ni service, njyewe ni service nicyo kintu nashize imbere. Niba umuntu akora Monday to Friday, yego, weekend akaba ari bwaboneka kugira ngo ashake inzu, yego, usanga bigorana. None se mureke ate kuzabona inzu? Oya, icyo niyemeje ni ukugira ngo ntange service mu buryo bushoboka. Abantu babona amazu. Ni kera abantu, ndabizi abantu benshi bagiye baza hano muri Amerika, bagiye baza mu buryo butandukanye, ariko abenshi baza mu buryo bwa immigrants. Immigrants ni ukuvuga uba utarufite ahantu uba, yego, ukaza ukabona igihugu kikwakira. Yego. None ni kera abantu batagira ahantu ho kuba, reka tugira amahirwe. Aya mahirwe dufite muri Amerika tuyabyaza umusaruro, abantu bature, babone amazu, bagura amazu, bature, abana babo bajye ku mashuri, bigira ahantu hamwe, atari bya bindi byo kuvuga ati ndi muri apartment, ejo nzajya muri apartment hariya, ejo bundi njye muri apartment hariya. Abana bagire backyards. Apartments usanga zitagira backyards. Abana bagire inyuma y'inzu aho bagenda bagakinira, abana bisanzura, bakisanzura. Ibyo ngibyo rero ni ibintu tuzageraho. Nicyo njyewe niyemeje, kiretse umuntu utabishaka. Yego. Umuntu wese ukeneye kugura inzu, nzamufasha uko nshoboye kose. Ubumenyi ubwo yaba afite bwose ku bijyanye no kugura inzu, n'ufite 0 ubumenyi 0 bungana na 0, nzamufasha kuva hasi kugeza igihe abonereye inzu. Yego. Yego. Tugana ku musozo, ibibazo abakunzi bacu bifuje kumenya kubijanye no kugura inzu cyangwa se kubona ikibanza muri Amerika, nibyo bari badutumye ngo tubabarize kugira ngo babe boshirika ubwoba nabo biteza imbere. Sinzi nimba hari ikibazo twatukubaje cyangwa se nimba ari ijambo wumva twasorezaho. Ijambo navuga nuko bantu mwese dufatanyije kuva muri Afrika, nimugire courage. Mugire courage, iterambere riratureba. Akenshi niba umunyagihugu akora inshuro imwe, twe dukora inshuro ebyiri. Niba umunyagihugu nta iby'iterambere bitamureba, nuko of course yasanze ababyeyi be. Ngewe ukora mu by'amazu, mbona abantu, umubyeyi yapfuye yasigiye abana be imitungo, ugasanga nibo bafite amazu, nibo bari kuyagurisha. Amazu yarabaye paid off. Yego. Niba uri umugabo w'imyaka 35, niba uri umusore w'imyaka 18, 19, 20, gura inzu. Niwo umutungo utimukanwa, nicyo kintu kitajya gihomba. Gura inzu, uyishyure gahoro gahoro. Niba ushoboye kuyishura vuba vuba, it's okay. Ariko niba udashoboye kuyishura,
vuba vuba yishure buhoro buhoro. Igihe nikirangira ideni rizashira, uyibemo for free warayishuye. Numara kuyibamo bikaba ngombwa yuko usaza ugira icyo usigira umuryango wawe. Iyo niyo nama nabwira abantu bose badukurikira. Kandi niba ukeneye kugira ngo mbigufashe nabigufasha. Ikindi cya kabiri, hari uburyo nshobora gufasha abantu baba investors. Ushobora kuba ufite inzu ya mbere cyangwa ufite iya kabiri, ukaba ukeneye kugura amazu menshi, ukaba ukeneye kugura apartment. Dufite ubwoko bw'inguzanyo dushobora kubafasha ku buryo batagendera kuri income yawe, ahubwo bagendere niba ari apartment uguze cyangwa se niba ari inzu runaka uguze, bagendere kuri income ituruka kuri abantu bazaba bari kurentinga. Income izaba ingana gute, aba ari cyo bagenderaho. Rero rwose kudashora amafaranga muri real estate ni ubushake. Ubwo bushake rero ni mubugire, muze tubafashe. Murakoze. Reka tubashimire cyane inshuti zacu za MUZIGE TV, tunabasaba ukanda subscribe ku bantu batarayikanda, musharinge, comment and like. Hanyuma tugeze ku musozo. Habaye hari ibindi bibazo mwifuza mwatwandikira muri comment, cyangwa se habaye hari ibindi mwifuza ko ibindi biganiro twabazanira, cyangwa se mwifuza mwatumenyesha mukandika muri comment kugira ngo ubutaha tuzongere tuyibakorere. Hanyuma rero reka tugushimire. Murakoze cyane. Reka tugushimire kuba dukinguriye. Hanyuma rero nizere ko ubutaha nitukenera, kandi abakunzi bacu nibagukenera uzaboneka. Oya rwose ndahari kugira ngo ibibazo byose mwakwibaza tubisubize. Kandi wakoze cyane inshuti yanjye MUZIGE. Wakoze cyane. Turagushimiye kuko ibi nabyo ni umusingi uri gushira ku iterambere ry'abantu bya community. Urumva niba utegura ikiganiro nk'iki kugira ngo bagire icyo bamenya. Turagushimiye rero. Sawa, ibiganiro byacu nakagaruka, tuzasubira ubutaha. Asante sana. Asante sana.